Mwaramutse neza amakuru bantu banjye, ni kuri Star 204 TV, ni Shekoko twahageze. Ndabasuhuje, ndabifuriza amahoro y'Imana, ndabifuriza imigisha iva ku Mana yacu. Nkuko nabibemereye rero, nababwiye ko kuri uyu muyoboro wacu tuhigira ubumenyi butandukanye. Uyu munsi rero mbafitiye ibintu byiza by'ingirakamaro numvaga nabasangiza. Hari igihe tuba dufite ibibazo bitandukanye mu ngo zacu. Hari ikibazo rero gikomeye cyitwa ikibazo cy'imbeba. Imbeba zikunda kuba mu nzu, zikunda kuba hanze mu bihuru, ariko izo mu nzu nizo zituzengereza, ugasanga zakuririye imyenda, ugasanga ibintu zarabyangirije. Usibye n'ibyo, imbeba rwose itera imbaragasa. Imbeba ni mbi pe, bishobora no kugutera izindi ndwara. Ubwo rero tudatinze, nagira ngo mbabwire umuti ushobora gukoresha wirukana imbeba mu nzu iwawe. Hari imiti tujya dukoresha irimo bya binini, hari n'indi tujya dukoresha yo gusiga ku bintu imbeba zikaza zikabirya zigapfa. Iriya miti itera ibibazo. Hari igihe uwusiga ku byo kurya imbeba nyine ikaza ikabirya, ariko ugasigana ikibazo cyo kuzashaka ya mbeba aho yaguye ukahabura. Ugasanga imbeba urayibuze, igikurikiraho ni umunuko mu nzu, ukayihiga ukayibura. Ujya kuyibona ni ukuri nta nkuru. Ariko umuti ngiye kukubwira ni umuti mwiza, umva, utazigera ugutera ibyo bibazo. Ikindi kandi iriya miti yica imbeba ishobora no kwica abantu. Nk'abantu rero b'ababyeyi tuba dufite abana, nabyo ni byo kwitondera. Ushaka kubisigaho cyangwa aho wawubitse utawubika neza, umwana akaba yakoraho bikamumerera nabi. Uyu muti ku bibazo uteye ntabwo wakwica, ntabwo ushobora kwiba imbeba ngo zisigare aho ngaho mu nzu byagutera iyo minuko itandukanye. Umva, ni umuti wa special, ni umuti mwiza kandi utagoye kuwubona, nta nubwo ugurwa rwose. Ni umuti w'umwimerere. Ntekereza abantu benshi ntago bawubura. Ni umuti woroshye kuwubona, kuko ahantu henshi uwo muti urahaba. Mu by'ukuri rero ntabicishije amatsiko, uwo muti ni ibyatsi ndetse n'ubwoko bw'ibiti bwitwa inturusu. Inturusu muzi ubwoko bubiri, ubwoko bubiri nibwo bukunda kuboneka. Hari za nturusu zisanzwe zigira amababi asanzwe y'icyatsi, hakaba n'izindi z'umweru zitwa mayideni. Njyewe niko mbizi, mayideni z'umweru. Ariko izi nturusu zose zirakora mu kwirukana imbeba. Si ngombwa ngo mayideni, si ngombwa ngo izo zindi zimwe zigira amababi y'icyatsi asanzwe. Ni inturusu wabona izo arizo zose. Ubwo rero ikintu ukora kugira ngo wirukane imbeba mu nzu iwawe, utandukane no kwangirizwa n'imbeba, ukoresheje inturusu, zaba mayideni cyangwa se inturusu zisanzwe, zimwe z'icyatsi zisanzwe rwose, ziboneka ahantu henshi. Ikintu rero ukora iyo ugiye kwirukana imbeba mu nzu iwawe ukoresheje inturusu, ntabwo bigoye. Ikintu ukora, uragenda mu ishyamba nyine aho ushobora kubona izo nturusu, zaba mayideni
zaba izi z'icyatsi zisanzwe, ukagenda ukazica, uca amashami kwa kundi tuba ari udushami dutoya, ukaduhagura, ukagenda uduca, noneho ukatujyana iwawe mu rugo. Iyo utuhagejeje rero, ufata ugasa n'utotora ukavanaho ya mababi y'inturusu mabisi, zaba inturusu z'umweru zimwe twise mayideni, cyangwa se inturusu zisanzwe z'icyatsi zisanzwe ziboneka ahantu hose. Ikintu ukora rero, ufata ya mababi yawe, tuvuge uba uzi nawe ahantu uzi inguni zibamo imbeba, wenda ni muri magaze, ni muri saro inyuma y'akabati, ni mu cyumba aho wateretse ibikoresho, ni ahantu henshi. Iyo utunze imbeba mu rugo iwawe nawe uzi ahantu zikunda guca. Ikintu ukora rero, urabifata ya mababi ukagenda ukayashyira ahantu zikunda guca, ahantu ziba, ukagenda uyashyiramo ari mabisi kwa kundi, nta kindi ukora, uyarambikaho ubundi ukigendera. Imbeba zawe rero zitinya impumuro y'amababi y'inturusu cyane cyane. Iyo ihingutse igakubitana na wa mwuka w'amababi y'inturusu, umva iyo ubwayo iribwiriza ikagenda igahunga, ntabwo iguma muri iyo nzu, irahunga ikajya hanze kure, nta nubwo yongera kuhatekereza, iragenda pe ikibwiriza. Icyo ukora, ayo mababi urayaharikira umunsi wose, tuvuge amasaha 24 ayo mababi agihari. Rero 24 arangiye ibyo ari byo byose aba yatangiye guhonga, uragenda ukayakuraho bien sûr mu rwego rwo gukora isuku, ukikomereza ubuzima. Imbeba nta mbeba yongera guhinguka aho ngaho. Uramutse ubonye zagarutse wenda zitagiye, wakongera ukabikora nk'umunsi wa kabiri, ariko ntibishobora kurenza iminsi 3 imbeba zikiri mu nzu. Zirasohoka, ntago zipfira aho ngaho, ntizipfa. Zicyo zikora, zirahunga zikagenda, kuko uriya mwuka w'amababi y'inturusu zirawutinya, impumuro yawo uzigwa nabi cyane, ziribwiriza zo zigasohoka zikagenda. Murumva rero ko uyu ni umuti mwiza, ntago zipfira aho ngaho ngo uzayishake mu nzu uyibure inuke, nta nubwo zigumamo, zo ubwazo ziribwiriza zigasohoka zikagenda, ko ziba zakubitanye n'umuti. Umuti wuhe? Amababi y'inturusu mabisi atarayumye, uragenda ukayaca, uyashyiramo akiri mabisi, kandi uyashyira hahandi uzi imbeba zikunda guca mu nzu iwawe, haba muri magaze, mu gikoni, mu cyumba, ahantu hose uzi imbeba, aho hantu hose rwose uragenda ukahashyira, ubundi za mbeba zikagenda zigahunga, nta mbeba yongera gusunutsa ubuzuru aho ngaho, ziragenda rwose. Urumva rero ko ni umuti woroshye, ntekereza inturusu nta wazibura, n'uwazibura yazitumaho mwene wabo uba mu cyaro, cyangwa si no mu cyaro, no mu mijyi rwose, uwegereye mu nkengero, inturusu urazibona, ntabwo bigoranye kuzibona. Muzazishake mubikoreshe, ubundi muzanshimira nyuma, kuko uyu ni umuti wizewe, ngewe ubabwira narabikoresheje kandi byabaye successful rwose. Umuti warakoze, nta mbeba, nta jwijijwe mu rugo. Imbeba zaragiye nkoresheje uyu muti w'amababi y'inturusu gusa. Amababi mabisi y'inturusu yonyine yirukana imbeba, hanyuma tukibera mu mahoro, nta myenda iribwa, nta bitwangiririza, nta rusaku rwazo, tukaba mu mutekano, imbeba zatsinzwe. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubampera umugisha. Icyo mbasaba ni ugukora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro, ko nzajya mbaha ibiganiro bitandukanye
birimo utuntu tw'ingenzi, kumenya utuntu dutandukanye, nzajya mbibaha rwose ubumenyi mfite ku kintu icyo ari cyo cyose, nzajya mbasangiza ubwo bumenyi kugira rero ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu. Mumpe subscribe, mukore share, mukore comment, ubundi Imana ibampere umugisha, muhahe muronke, murakoze cyane.